Yesu ashimwe bakundwa muri Kristo Yesu, nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze hano kuri Joel Gospel Praise TV. Uyu munsi tugarutse mu mwanya w'isengesho. Isengesho tugiye gusenga uyu munsi, tugiye kureba uburyo Kristo Yesu, Umwami Yesu, Umukiza wacu, ari ufite ubushobozi bwo gucagagura iyo minyururu ikuboshye. Iminyururu y'uburyo bwose iboshye umutima wawe. Birashoboka ko waba uboshywe mu buryo butari bumwe, ko waba umutima wawe uzengurutswe n'agahinda, ufite ibyaha, ufite uburwayi, uremerewe mu buryo bwose. Ariko ndakubwira yuko Kristo Yesu niwe ufite ubushobozi bwo kukubohora, akagukura ku ngoyi z'umwijima, akakugira umwana w'umudendezo. Mbere yuko dusenga, reka tubanze twumve iyi ndirimbo kandi tunumve ijambo ry'Imana tubone gusenga. Uhawe ikaze. N'abari kure tuzize ibicumuro n'ibyaha byacu, twebwe abari kure tuzize ibicumuro n'ibyaha byacu, twatsindishirijwe no kwizera, dufite amahoro kubwa Yesu, twatsindishirijwe no kwizera, dufite mahoro kubwa Yesu, yaduhinduye abana be, yaduhinduye abaragwa b'ubwami bw'umucyo, yaduhinduye abana be, yaduhinduye abaragwa b'ubwami bw'umucyo. Twebwe abari kure tuzize ibicumuro n'ibyaha byacu, 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 twatsindishirijwe no kwizera, dufite amahoro kubwa Yesu, twatsindishirijwe no kwizera, dufite amahoro kubwa Yesu, yaduhinduye abana be, yaduhinduye abaragwa b'ubwami bw'umucyo, yaduhinduye abana be, yaduhinduye abaragwa b'ubwami bw'umucyo, yaduhinduye abana be, yaduhinduye abaragwa b'ubwami bw'umucyo, yaduhinduye abana be, yaduhinduye abaragwa b'ubwami bw'umucyo. Twaratsindishirijwe, haleluya, tsindishirijwe, twebwe abizera nta teka tuzacirwaho ukundi, twaratsindishirijwe, twaratsindishirijwe, twebwe abizera nta teka tuzacirwaho ukundi,
twebwe abizera nta teka tuzacirwaho ukundi, twebwe abizera nta teka tuzacirwaho ukundi, twebwe abizera nta teka tuzacirwaho ukundi. Bakundwa, reka noneho twumve ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi ndagusabye wowe uri kunyumva kugira ngo twatuze akanwa kacu tuvuga ko Yesu Kristo ari we wenyine muyobozi ukomeye w'ubugingo bwacu. Birashoboka hari abantu benshi babayeho baboshywe n'ibyaha, bafite iminyururu y'ibyaha iboshye imitima yabo, bananiwe kubyigobotora. Birashoboka ko umutima wawe uhora n'ubwoba, uboshywe n'iminyururu y'ubwoba, ufite amaganya atandukanye, uboshywe n'ingeso mbi, kwiheba, urwango, kubabarira bigoranye, uboshywe n'iminyururu y'uburwayi cyangwa se ibigeragezo bitari bimwe. Birashoboka, ariko muvandimwe, nje kukumenyesha yuko Yesu Kristo yaje kugira ngo abohore abantu bose baboshywe n'imbaraga z'ibyaha ndetse n'imbaraga z'umwijima. Ibi ntabwo byavuye kuri twebwe cyangwa se ku butware bwacu, ahubwo byaturutse kuri Kristo Yesu, umwana w'Imana, twahawe n'Imana. Uyu twamuhawe kugira ngo adupfire twebwe turi abanyabyaha. Uyu yaje kugira ngo atubohore, adukureho ibyo bintu byose maze kukubwira hejuru, abitubohora, adukureho iyo minyururu. Imana ihabwe icyubahiro. Mukundwa muri Kristo Yesu, ndakubwiza ukuri ko umwami Yesu afite ubutware bwose, ngo niwe zina risumba andi mazina yose twahawe abantu kugira ngo turikirizwemo, rifite imbaraga, rifite ubushobozi, risumba andi mazina yose abaho ku isi. Nta munyururu ukomeye ubaho warusha imbaraga za Kristo Yesu. Ntawe. Icyo umuntu cyangwa se abantu badashobora gukora, umwami Yesu agifite ubushobozi, afite imbaraga zo kugikora. Icyo abantu badashobora guhindura, umwami Yesu yabihindura. Ushobora kuba utekereza ngo byararangiye, naciriweho iteka, sinababarirwa, kumva ko ibyo byaha bikuboshye utabasha kubyikuramo. Ndakubwiza ukuri yuko niwemerera Kristo, arakubohora, aguhindure mushya, akugira icyaremwe gishya, akugira umwana w'ubugingo utagicirwaho iteka. Haleluya! Uyu munsi kubera Kristo Yesu, twizeye ko afite ubushobozi bwo guca iminyururu yose ikuboshye uyu munsi, ituboshye. Iyo minyururu yose Kristo Yesu ashobora kuyigukura. Reka mbabwire ko uyu Kristo yaje kugira ngo abohore cyangwa se abohora abaremerewe bose. Mukundwa, ubwo Kristo yari ari ku musaraba, yarateruye aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe, muze munsange ndabaruhura, muze munsange ndabaruhura. Yarambuye amaboko yiwe aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe, muze munsange ndabaruhura. Mbahindura abana bacu, abana b'ubugingo, mbakure mu rupfu mbashyire mu buzima bw'iteka ryose, mbakure mu mwijima mbashyire mu mucyo. Kristo Yesu nicyo cyamuzanye. Yarivugiye ubwe ati muri Luka, mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 4 umurongo wa 18, ngo umwuka w'Uwiteka ari muri jye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegere. Umwuka w'Uwiteka ari muri jye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegere. Nguwo umurimo ukomeye Yesu Kristo yaje gukora.
yaje kubohora ababoshye bari mu mwijima, ibyaha byugarije abo ngabo nyine baremerewe, bikoreye imitwaro ibaremereye. Kristo Yesu yaje kugira ngo abature iyo mitwaro basigare bahagaze bemye. Yaje gukiza, gukura abantu mu rupfu, abashyire mu bugingo, abaho ubugingo buhoraho. Erega ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo uzamwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yaje gutanga ubuzima bushya bushya bushya. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu Yesu Kristo niwe wenyine ufite ubushobozi bwo gutanga umudendezo nyakuri. Ubwe yarivugiye ngo nuko umwana n'ababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Yohana 8:3. Ni Yesu wari uri kubivuga, ari kuganiriza abigishwa be, abanza kubabwira ngo nimuguma mu ijambo ryanjye 31 na 32, nibwo muzahera ko muba abigishwa banjye nyakuri, ngo kandi muzamenya ukuri, kuko uko kuri ariko kuzaba batura. Cyari ari kwivuga ababwira ko ribamenya jambo uwo Kristo azamenya ukuri, ukuri kukababatura. Ageze kuri 36 arangije arabisobanurira, arababwira ngo nuko umwana n'aba batuwe nibwo muzaba mubatuwe by'ukuri. Abamenyesha uwo mwana uwo ari we, kari Yesu Kristo. Hari umudendezo utangwa n'abantu, ariko hari n'umudendezo utangwa na Yesu Kristo wenyine. Iyo Yesu akubohoye, nta muntu cyangwa ikintu gishobora kongera kukuboha ukundi. Oya, ntacyo. Yesu Kristo yatsinze imbaraga z'umwijima. Ni nayo mpamvu afite ubushobozi bwo kugukura muri uwo mwijima, mu minyururu y'umwijima yugarije umutima wawe, akagushyira mu mucyo, kuko we ubwe ni umucyo. Yaje mu isi ari umucyo kugira ngo yirukane umwijima uri mu mitima yacu. Haleluya. Rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3:8 haravuga ngo kuko umwana w'Imana yerekaniwe iki, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Kuko umwana w'Imana yerekaniwe iki, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Umwami Yesu afite ubushobozi bwo gutsinda, bwo kumaraho ibibi byose kuri wowe. Afite ubwo bushobozi kubera ko yatsinze icyaha, yatsinze urupfu, atsinda na Satani. Niyo mpamvu dufite ibyiringiro, dufite kubaho dufite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho, ndetse n'ibyiringiro by'ubutsinzi bw'Imana bwo gutsinda ibyaha by'amoko yose. Imana ishimwe. Yesu Kristo yatubohoreye kugira ngo tube abana b'umudendezo. Abagalatiya igice cya 5:1 haravuga ngo ubwo Kristo yatubaturiye kuba b'umudendezo, nuko muhagarare mushikamye mutacyongera kubohwa n'ububata. Kristo ntiyaducunguye ngo twongere kuba imbata z'icyaha. Yaduha ubushobozi bwo kuba abana b'umudendezo, kuba abana b'ibwami. Abana b'ibwami ntibaba bakigendera mu by'isi, hoya, bahinduka abana b'umucyo, bahinduka abana b'ubugingo buhoraho, bahinduka abana bakora ibyiza, barabagirana, batari mu mwijima. Yaduhamagariye kubaho mu bwigenge bw'abana b'Imana. Imana ishimwe. Imana niyo buhungiro bwacu kandi n'imbaraga zacu. Haleluya. Uyu Kristo Yesu ushobora kudukuraho iminyururu y'ubwoko bwose, niwe buhungiro bwacu, ni nawe imbaraga zacu. Zaburi 46:2 n'uwa3 haravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu, ni imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa ahayo ikajya imuhengeri. Imana niyo buhungiro bwacu, ni imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa ahayo ikajya imuhengeri. Iyo uri guhura n'ibigeragezo, cyangwa se iyo wumva wacitse intege, iyo wumva uboshywe n'amaganya cyangwa se n'imbaraga zitari iz'Imana, mukundwa, ndakwinginga kugira ngo uhungire kuri Yesu Kristo wenyine.
niwe buhungiro bwawe, niwe mbaraga zawe. Ngaho mukundwa, nyemerera niba wumvise iri jambo, fatanye nanjye gusenga iri sengesho. Fatanya nanjye gusenga iri sengesho. Data, mu izina rya Yesu, tugukinguriye imitima. Haleluya. Tugukinguriye imitima, turagusabye. Turabizi neza yuko ari we waje mu isi ku bwacu. Twumvise ubutumwa bwiza butwereka ko, butubwira ko ari we wenyine ufite ubushobozi bwo kubohora imitima yacu, ukadukura mu minyururu y'ibyaha, iminyururu y'uburwayi, iminyururu y'ubwihebe, iminyururu y'agahinda, iminyururu y'ibigeragezo. Niwe ufite ubushobozi bwo kubohora abantu bawe. Wowe uri kunyumva, ndagusabye bumbura akanwa kawe, ubwire Yesu akubohore, agukureho iyo minyururu ikuboshye, iboshye umutima wawe, agukure mu bwigunge, agukure mu ngeso mbi, aguhindure umwana w'ubugingo. Byature, musabe afite ubwo bushobozi bwo kugufasha. Data, abantu ndabakweretse, uri kumvira iri jambo wese afite umutima uboshywe, ndamukweretse kugira ngo mubohore mu izina rya Yesu. Muhindure icyaremwe gishya, muhindure umwana w'ubugingo. Haleluya. Urakoze. Umucyo wawe numurike mu mitima yabo, reka babohore mu izina rya Yesu. Urakoze, turagushimiye. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Urakoze Kristo. Amen. Mukundwa muri Kristo Yesu, wakoze kubana natwe. Umwami Yesu aragukunda, akwibutsa gusangiza abandi ubu butumwa bwiza. Kandi mukundwa, komeza kwiringira Yesu Kristo wenyine, kuko niwe byiringiro byawe, niwe mahoro yawe, niwe buzima bwawe. Ubwa neza muri Kristo Yesu, ukore subscribe. Umwami aragukunda kandi nanjye ndagukunda. Turi kumwe, naho ubutaha.